aha amaso yawe ari bugarukire hose nahawe ndahaguhaye. Amahitamo yawe rero ntutekereze yuko amahitamo y'undi muntu ashobora kugira impinduka arema ku buzima bwawe, ahubwo amahitamo yawe bwite niyo azagira icyo arema ku buzima bwawe, kandi niyo azakuremera impinduka, niyo azakugira uwo uri we. Nanjye amahitamo Inshuti zacu abadukurikiye muri umwanya muri hirya no hino hatandukanye, reka mbabwire ko ni ku IHUMURE TV. Ku IHUMURE TV rero turi muri cya kiganiro IHUMURE n'ubundi, aho duhumuriza abantu, aho tugaruka tubwira abantu tuti muhumure, umurengezi wacu aracyariho. Imana ni umubyeyi, ntabwo Imana tuyifata nka data wenda wundi dushakisha, ahubwo Imana ni data bwite, niwe papa. Nk'ibisanzwe rero uyu munsi murabona umumama uri muri kamera, umumama mwiza Imana yasize ikamutoranya, ariko yavuye kure kugira ngo Imana imukoreshe ibikomeye. Buri Imana ntago ari umuswa, Imana ntago yagukoresha izi ko itagutoje, iba yaragutoje byinshi kugira ngo igukoreshe ubashe guhangana n'urugamba ugiye gucamo. Hanyuma uyu mumama nawe ari buze gutangira twibwira amazina, hanyuma atubwira aho Imana imukuye n'aho Imana imugejeje, urugendo rwe rw'ubuzima, kugira ngo tuze kugaruka tuvuga tuti noneho mu ihumure ry'uyu munsi twakira ihumure koko nyirizina. Reka nkwibutse ko niba ugeze kuri channel yacu IHUMURE TV ukore subscribe aho hasi mu kabara k'umutuku, cyangwa se izo nyuguti zandikishije ibara ry'umutuku ukandeho. Hanyuma kandi nanone sibyo gusa, ukore like niba ukunze ibyo tukugezaho umunsi ku munsi. Hanyuma kandi usangize inshuti zawe bari hirya no hino ku isi, abari muri Amerika turabasuhuje, abari ku mugabane w'Uburayi, Australia, Aziya, ndetse by'umwihariko namwe muri Afrika, mwese muhabwe umugisha n'Imana. Munyemerero tugaruke twakira uyu mumama, ndetse n'ibyo wumva ari ngombwa uzayimubaza hasi muri comment, cyangwa se comment nayo ni ngombwa. Hanyuma aze gutangira twibwira. Karibu. Yesu ashimwe cyane bene data, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Shimye Imana isumba ijuru n'isi ko itugiriye neza, ikaba iki twongereye iminsi yo kubaho, kandi tugishobozwa nayo kuvuga kugira neza kwayo, kuko ineza yayo yarayitugiriye turayizi. Niyo mpamvu dushobozwa nayo kuba turaha imbere yanyu kugira ngo tubabwire iby'Imana yadukoreye, tubabwire aho Imana yatunyujije, tubabwire aho yadukuye naho itugejeje uyu munsi. Kandi turacyagambiriye kwigira imbere, kuko twabonye ineza y'Imana itandukanye n'ibindi bintu byose twabonye turi mu isi. Nubwo jewe nagiriye umugisha kuwiteka ntayigaraguyemwo, ariko yayindindiyemwo umurengezi wacu. Amazina yanjye rero banyita Mugeni Scovia Nyagatare. Nkunda Yesu kuko yankunze kandi yangiriye neza mu buryo butandukanye kandi butangaje, aribwo bwanzanye hano kubaganiriza no kubabwira kugira ngo turushishweho gukomerera mu mwami wacu, kuko Kristo ni muzima kandi arashoboye. Ibyo utekereza yuko bidashoboka ku Mana yacu birashoboka. Yesu ashimwe cyane. Amazina yanjye nayababwiye, ndashaka gutangirana no kubahamiriza uburyo bw'imibereho yanjye, uko navutse nuko nakuze no kugeza igihe nakirijwe nkamenya Kristo muzima, nkarindwa nawe nkarengerwa nawe, kugeza uyu munsi nshobojwe nawe kuba ndi imbere yanyu mbabwira ineza y'Imana yacu. Igihe rero aho nakuriye cyangwa aho navukiye, reka mbanze mbabwira ababyeyi banjye. Nabyawe n'umugabo bamwitaga Munyemana, mama wanjye yitwa Mukatsinda Esther. Hanyuma mu gihe navukaga, uwo mugabo umbyara, ndashima Imana isumba ijuru n'isi, data yari umugabo wari ikimuga. Yari ikimuga cya sima, ntiyaramugaye amaguru cyangwa ahandi, yari afite ikibazo cy'uburwayi bwa sima. Ubwo burwayi bwa sima bwatumaga adashobora gukora inshingano ze nk'uko yagombaga kuzikora ukurikije aho twari dutuye, kuko je navukiye ahantu mu nka mu mashyamba, ntabwo navukiye mu mujyi, nubwo nagiriye ubuntu bwo kuwuturamo, ariko ntabwo nawuvukiyemo. Navukiye ahantu mu mashyamba, nkurira mu nka, nzikuragira, nzigukama, nzigukora imirimo igendanye n'inka yose, ndayisobanukiwe neza. Ku mpamvu y'uko twavutse iwacu turi abana 5, bagizwe n'abahungu 2 n'abakobwa 3. Ndi uwo mu ibyaro rya 3 rya data.
hanyuma muri icyo gihe rero ntabwo nababwiye ko data yari ikimuga, hari ukuragira, hari gukora imirimo ikomeye. Muri icyo gihe ni ukuvuga ngo iyo mirimo tukiri bato mama yarushye imiruho utashobora kuvuga ngo yirangize. Yakoraga imirimo yo mu rugo, agakora imirimo yo mu gasozi, guhinga niwe, kuragira, gukora imirimo itandukanye mutekereza yuko yabaye ikorwa n'umugabo. Cyokora wenda yashoboraga kuruhuka nko mu gihe cy'izuba, kuko mu gihe cy'izuba sima yabaga yoroshye. Hanyuma rero ibyo ngibyo byaje gutuma tutaza kubona amahirwe twebwe ntabwo nashoboye kugira amahirwe yo kwiga, ndetse na bene data bandi. Kuri izo mpamvu yuko twakuze twunganira mama, nababwiye ko nari uw'ibyaro rya gatatu. Umukuru yahise ashaka, hanyuma twebwe we mukuru yaraturutaga cyane, twe twaje nyuma ye. Nkanjye uvuga, uwo mukuru wacu yashatse nkiri muto cyane, nari nko mu myaka nk'itanu nibwo yashatse. Hanyuma muri iyo myaka nk'itanu cyangwa itandatu mama yatangiye kujya atwunga ku bandi bantu bagiye kuragira, akagufata nk'akana akagutwara akakwegereza undi, murakubwira umundebere, ubwo akajya mu murima guhinga, hanyuma akaza kugaruka, akaza gushyira amata, agafata ijyaga agashyiramo amata, akajya gushaka aho twaragiye kugira ngo akugemurireyo inka zishoke. Ubwo buzima nibwo nakuriyemo, ariko ndashima Imana ituye mu gihugu cyo mu ijuru, itagibura ukwigira. Reka nkukomeze mwene data nkubwira ngo ibyo ureba uyu munsi, ubuzima ubona urimwo, ibyo ubona bikomeye, ntutekereze ko ariko bizahora. Ntabwo jya ubwanjye natekerezaga yuko nshobora kuba ndi nk'ahandi mvuga aya magambo mvuga, cyangwa se nkora ibyo nkora uyu munsi. Ntabwo nabyitekerezagaho, ariko kuko Imana idufiteho umugambi mwiza nabyisanzemo kandi ndacyakomeje. Ntuterwe ubwoba rero n'ibihe urimwo cyangwa ibyo unyuramo cyangwa ibyo urwana nabyo. Reka nkubwire ngo niba warizeye Kristo, tekereza yuko Imana wizeye isumba ibyo urimo kunyuramo. Jya urimo kukubwira ntyo, ntabwo umuryango mvukamo ari umuryango woroheje, ntabwo ari umuryango uciriritse. Ndashaka icyo kukikubwira neza. Mvuka mu muryango ukomeye, ariko utarashoboye kugira uruhare rwo kubuza data kuba ikimuga, kandi utarashoboye hari ibyo washoboye gukora, ariko burya hari bidashoboka kubera impamvu runaka. Umuryango navutsemo n'ubwo wari ukomeye, ntabwo byatumye ntashobora kunyura mu byo nanyuzemo. Nabinyuzemo ariko mbinyuranamwo n'Imana. Kandi reka nkubwire, icyo gihe nari ntaranakizwa, nari ntaramenya Kristo, ineza ye no kugira neza kwe, ariko icyo gihe kiransunika ngera mu gihe nashoboye kumenya Kristo muzima, shobora kumenya ineza y'Imana. Reka nkubwire mwene data, ibyo urimo kunyuramo bitagutera ubwoba. Ndagukomeza nkubwira ngo menya ko Kristo ari umwami, Kristo ni umurengezi, Kristo ni umutabazi. Muri icyo gihe cyose yarakomeje abana natwe, agendana natwe. Hanyuma igihe kigeze, hirya yaho, hirya y'ubwo buzima, hirya yo kuba akazi kacu kari ukuragira, uri umwana muto ukabikuriramo, ukabiberamwo inkumi, uracyarwana n'ubwo buzima, uracyakururana n'ibyo ngibyo. Ariko Uwiteka, reka nkubwire ngo ntukangwe n'ibyo bihe. Yesu afite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Kristo ni umwami w'abami cyane. Hanyuma icyo gihe reka mvuge ngo gihise, nza kugirira umugisha ku Mana wo kumenya Yesu ko ari umwami w'abami, wo kumenya Yesu ko arokora kandi akiza, atabara. Yesu ahimbazwe cyane. Muri icyo gihe rero nanone jye naje guhura n'ikibazo gitandukanye nanone n'ibyo narimo kunyuranamwo na bene data. Hari ibyo nari nsangiye n'abandi, hari imiruho nari nsangiye n'abandi, hari imibabaro n'imvune nari nsangiye n'abandi. Iyo mibabaro n'imvune, reka ndashaka kubasobanurira ikintu kimwe. Nta nzara nari mbifitiyemo, nta bwambara busa nabigiriyemo, nta yindi mibabaro, ariko hari ikintu kimwe cyo natakaje kubera ubwo buzima bw'imibereho data yarabayeho yo kuba ari ikimuga. Noneho ibyagakozwe nawe tugakora ari twebwe dukora iyo mirimo. Icyo natakajeho, ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kwiga.
ndetse n'abari bakuru kuri jyewe, kuko abo ndetse nibo bambanjirije. Ntabwo ayo mahirwe twayabonye, keretse musaza wanjye umwunkurikira ari nawe bucura, niwe wagize amahirwe yo kwiga arasoza na kaminuza, hanyuma we agira umugisha ku Mana acyura ko gahigo twebwe tutabashije kubona. Ariko Yesu n'umwana w'intama w'Imana, Imana yacu ishobora byose nta kinanira. Igihe cyarageze jyewe nshobora kugirirwa ubuntu n'Imana. Menya Kristo, ndakizwa, nsanga ahantu rimwe babwiriza ubutumwa, bavuga ubutumwa, baravuga ngo Yesu azaza, kandi Yesu naza ntabwo azatwara abanyabyaha, azatwara abantu bihannye, azatwara abantu bakijijwe. Basobanura abantu Kristo azatwara abaribo. Bamaze kubasobanura, bamaze kubyumva, numva muri jye haje amahitamo. Muri jye haje amahitamo, mpitamo ndakizwa. Hanyuma maze kugira ayo mahitamo yo gukizwa, ntabwo byabaye byoroshye. Haje kuba urugamba rutari rworoshye rero hirya y'amahitamo yanjye, kandi numvaga namaze guhitamo nta gishobora gutuma nasubira inyuma. Mpitamo ndakizwa. Maze gukizwa, twari dufite sogokuru watureze, yari umugabo mwiza. N'uyu munsi nubwo yatashye, muzehe wacu yari umusaza mwiza cyane, wagiraga ikinyabupfura, wagiraga urukundo, wari uzi kwegeranya abantu. Maze gukizwa rero, ishyano riba rirabaye. Umukobwa w'inkumi yasaze, ararangiye. Icyo gihe hari 9/3 mu kwezi kwa 3, amatariki niyo ntajya nibuka. Maze gukizwa rero, ibintu bibaye bibi, biba bitandukanye n'iby'abandi. Ibindi byari ubuzima busanzwe twari tunabayemo, twari twaranabumenyereye. Ibyo ntabwo wihangayikiraga ngo unabitekereze ngo wumve yuko ari ikibazo. Naje kumenya ko ari ikibazo nyuma, maze gukura nyine, maze kugira ubwenge, maze kumenya akamaro ko kwiga, kumenya ngo abize babaho bate cyangwa batize babaho bate. Nibwo ibyo naje kubitekerezaho. Ariko hirya yose muri icyo gihe cyose, kuko ntacyo nari mbuze, umwenda nakenderaga narawambaraga, ubuzima nari mbayeho ntacyo bwari buntwaye. Ibyo byose naje kubitekerezaho, kubera yuko maze kubona yuko hari icyo wize arusha utize. Ariko hamwe na Kristo, iyo Kristo yaje, ibintu byose bijya biba byiza kandi birashoboka. Muri uko gukizwa rero haza kuvuka intambara zikomeye, kuko nari nadukanye ibintu bitabaho, ibintu batantekerezagamo kandi batananyifuzagamo. Ariko hirya yaho hari umudamu wa data wacu wari warabanje gukizwa, tumwigiraho. N'uyu munsi Mary ndamukunda cyane, namwigiyeho kwihangana, mwigiraho yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, kurya ari we wabanje kuzana agakiza mu rugo. Noneho no gukizwa kwacu nako kwabaye intambara kuri ubwo twabaga turimo kumwongerera imisonga, kuvuga ngo nakijijwe, nawe yari yisangiwe mu ntambara z'uko yakijijwe. Noneho habaye niwe wari wahindutse uwazanye ishyano mu rugo. Abana barasaze, babaye ibirara, barapfuye, bararangije. Noneho cyane agahomamunwa kari uko noneho yari umukobwa yasaze. Baravuga bati ibi ntabwo ibi bintu ari byo kwihanganirwa, ntabwo ibi bintu ari ibintu byo kuvuga ngo reka duceceke tureka abana basare. Sogokuru arahaguruka aravuga ati ndabirukana ku murongo. Ndabyibuka ubwa mbere nkizwa, twakijijwe turi 4, ari jyewe na data wacu umwe na masenge n'undi murumuna wanjye mwene data wacu, dukizwa turi 4. Hanyuma ibintu bibindi bimaze gukara, muzehe twirukanye ibintu bikomeye. Abandi baravuga bati urugamba rwakomeye, ntabwo ibi bintu twabivamo. Baratsindwa babivamo. Numva nge ntabwo ndi bushobore kubivamo. Nabivuyemo ngira ngo nk'iminsi 3, ariko mu mutima byari birimo ho, ntabwo byari byavuyemo. Nyuma haciye nk'icyumweru numva ntabwo ndi bubyihanganire. Ndavuga ibyo nahisemo nibyo nahisemo, kuko hari impamvu nari nabihisemo. Reka nkubwire mwene data, impamvu ukizwa warangiza ugasubira inyuma, warangiza ngo ibi byantsinze, ngo ibi byananije, ngo ibi ngibi, ngo rwose ngo umubiri, cyane cyane yiba nagiraga umugisha ku Mana nkaba nkurikiwe n'urubyiruko. Inshuti zanjye reka mbabwire, nakijijwe nanjye ndi urubyiruko nk'uko uri urubyiruko nawe, mfite imyaka mike, ngira ngo nani mfite 20 niba ntibeshye. Ariko icyo gihe mpangana nacyo, nahanganye n'ababyeyi bambuza gukizwa, mpangana n'ibyo muhanganye nabyo uyu munsi.
ibyitwazo by'uyu munsi ngo sinzi ababaterese sinzi n'amaso babarebesha, kuko njye maze gufata umwanzuro muri jyewe, numva umwanzuro wo kwanjye wo gukizwa ujemo. Nabo kuntereta barantinyaga rimwe na rimwe ugasanga barantumaho abandi bana b'abakobwa, ubwire Mugeni ndamukunda ariko ndamutinya. Uje yanzanira ayo magambo yambwira ibyo nkamubwira ntaha ni byiza cyane, ugende mukundane wowe atinyuka, wowe yatinyutse ugende mukundane. Ariko mwene data, wari wamenya guhitamo icyo ari cyo, wari wamenya icyo wizeye urakizi, icyo wakiriye urakizi, impamvu y'amahitamo yawe urayazi. Hanyuma ngo ushobore kugira ibindi bintu byaguteze, sinzi bankunze, sinzi bambwiye abo ni bandi. Iyi mpamvu ukiri muri ibyo ntabwo wari wasobanukirwa amahitamo yawe. Hari impamvu yo guhitamo, hari impamvu yo guhitamo. Ngewe ku giti cyanjye ubabwira, numvise impamvu y'amahitamo yanjye, numvise maze guhitamo, nta kindi kintu nigeze ndutisha amahitamo nahisemo. Nta kumbwira ngo wankunze, nta no kumbwira ngo urambuza, ngo udakora ibi kubera yuko nduyu n'uyu. Nzi ngo ubuzima ni gatozi ku muntu. Numvaga amahitamo yanjye n'ayanjye bwite, n'amahitamo y'ubuzima bwanjye. Ntawe rero, ntawe uri bumbwire ngo udahitamo utya, ngo utabikora utya. Amahitamo yo gukizwa atandukanye n'amahitamo yo kuvuga ngo ndashaka cyangwa amahitamo yo gukizwa n'ubuzima. Iyo unaniwe gushyira ubuzima bwawe ku murongo, ubuhisemo urupfu. Maze kumenya rero yuko gukizwa ari ubuzima, nta wundi muntu wigeze anyigira amahitamo, nta n'uwigeze ambwira ngo ubikora utya, ngo ndashaka yuko oya. Ibyo nari ngombwa gukora narabikoraga. Ntabwo gukizwa kwanjye kwigeze kwica imirimo nakoraga mu rugo. Nababwiye ko nakijwe nkiri umukobwa, twararagiraga nk'uko nabibabwiye, twarakamaga, twaravomaga, hari hakibaho no kwahira ibyarire, tukahira ibyarire, tugakuka amase, tugakora ibintu byose. Ariko muri ibyo nta murimo byigeze byica kuri jye. Nakomeje ndagira, nkomeza nkama, nkomeza nkora imirimo isanzwe nk'uko nayikoraga. Ariko ibyo kumbwira ngo ntabwo dushaka y'ukurokoka, ibyo byo ntabwo byari birimo. Ibyo umwanzuro nari nawufashe, ndavuga ngo nibiba no kubipfira nzabipfira, ariko kubireka ko ntabwo nzabireka, kuko namaze kubihitamo. Nta kindi nakora, nta kundi nabigenza. Niba ari ugupfa, n'ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo umukiranutsi yarahiriye niyo cyaba icyo kumwica, ashobora gupfa ariko agashobora gusohoza icyo yarahiriye. Rero nanjye muri icyo gihe nahisemo, ndavuga ngo nibyo nta bindi. Ibintu birakomera cyane, hariho kutwirukana, hariho kwirukanwa, bakakubwira ngo yiba udashoboye kuva muri ubwo busazi urafata inzira ugende. Icyo gihe pastor wansengeye yitwa Nkubana, ubwo abirukanaga abana bakava mu mago, base bakabirukana. Ntabwo ari igihe byariho genyine, n'abandi barirukanwaga bakabirukana, mugende mujye kwa Nkubana. Ndibuka sogokuru yaravuze ati ndirukana Mugeni. Nuko byari bimeze rero. Hari amagambo hari mu gitabo cy'Abafilipi nshaka ko dusangira kugira ngo nshobore gukomeza kubabwira iby'urugendo rwo gukizwa kwanjye. Abafilipi igice cya mbere, ari ku murongo wa 12 aravuga ngo bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bwiza inkomyi, ahubwo byabuhesheje bitabereye ubutumwa bwiza inkomyi, ahubwo byabushyize imbere. Yesu ashimwe cyane. Kuko byamenyekanye mu basirikare barinda Kayisari bose no mu bandi bose, yuko ari ku bwa Yesu naboshywe. Yesu ashimwe cyane. Ndimo kubaho ubuhamya, ndababwira ngo ibyo byose nanyuragamo, ibyo byose nanyuzemwo, ntabwo byigeze bibera ubutumwa bwiza
inkomyi, ahubwo byabushyize imbere, byatumye babandi bambuzaga, babandi bandwanyaga, babandi bambwiraga yuko nasaze, haza kubonekamwo abantu bakizwa, abantu bizera Kristo, abantu bamenya yuko Imana ishoboye, n'uyu munsi bakaba barimo bayisenga. Nawo mama wadukanya agakiza, wazanye agakiza mu muryango, nababwiye mudamu wa data wacu Pastor Mary Yesu aguha umugisha. Nzi neza yuko n'igihe uzabukurikirana ibingibi utazabutekereza yuko ibyo wanyuzemo byabaye igihombo kuri wowe, kuko ubutumwa bwiza burimo gutambuka ku bwawe binyuze mu muryango dukomokamo, wo washatsemo nkawuvukamo. Uyu munsi tukaba duhamiriza abantu batandukanye kugira neza kw'Imana. Pastor Mary, ndagushimiye icyampa Imana isumba ijuru n'isi, nzi neza yuko bizakugeraho. Ndagushimiye kubw'ubutwari wagaragaje mu gihe kitari cyoroshye, mu gihe cyari gikomeye, ukatubyarira mu bise by'intambara wanyuzemwo zose. Uyu munsi tukaba dushobozwa n'Imana guhamya Kristo nk'umurengezi wacu. Rero bene data, reka mbabwire, ntutegereze amahitamo ya so, amahitamo ya nyoko, amahitamo y'abavandimwe, amahitamo y'imiryango, ayawe bwite. Ngewe amahitamo yanjye bwite niyatumye n'uyu munsi ndahangaha. Iyo nza kwemera amahitamo y'ababyeyi banjye, banderaga, yabona agombaga kumvira, uyu munsi ntabwo ari ahamba mbarizwa. Ubu uyu munsi nakabaye ndi ahantu mu ishyamba nkenyeye igikohisha. Yesu n'umwana w'Imana. Reka nkubwire ngo Yesu n'umwami. Haleluya. Uyu munsi nakabaye ndi ahantu ncuramye, ahantu iyo epfo, iyo twavuye muri Uganda, ngira ngo iyo kure hari abahazi, za Kenkwanzi yo hasi mu bakonyine basobanutse cyane, babyiyemeramo kandi babyikundiramo. Iyo ngubu niho nakabaye ndi, igikohi ntagishyira hasi. Ariko uyu munsi mwene data, reka nkubwire ngo uku ni Uwiteka yabihisemo kandi ashingiye ku mahitamo yanjye. Reka nkubwire ngo gutabarwa kwawe na mahitamo yawe, kugirirwa neza kwawe na mahitamo yawe, aho amaso yawe areba, aho ibitekerezo byawe bireba, aho ntugire, ntabwo Imana yahakurenza. Wibuke yuko yabwiye Aburahamu ngo aho amaso yawe ari bugarukire hose nahawe ndahaguhaye. Amahitamo yawe rero, ntutekereze yuko amahitamo y'undi muntu ashobora kugira impinduka arema ku buzima bwawe, ahubwo amahitamo yawe bwite niyo azagira icyo arema ku buzima bwawe, kandi niyo azakuremera impinduka, niyo azakugira uwo uri we. Nanjye amahitamo yanjye niyo yangize uwo ndi uyu munsi, kandi uwo ndi we ndatekereza yuko aruta uwo amahitamo y'ababyeyi banjye bampitiragamo. Yesu ahimbazwe cyane. Ndakwifuriza rero wowe udukurikiye kugira amahitamo meza. Hitamo kandi ushikame ku mahitamo yawe, gusa wirinde guhitamo nabi. Nge nahisemo mpitamo Kristo, aho niho intambara zanjye zari ziri, si ku ruhande, ni kuri Kristo wenyine. Mpitamo ndavuga ngo zamukurikira, ndamukurikira koko. Bati yasaze, nibyo. Bushize mbwiriza nababwiye ukuntu sogokuru yavugaga ko iyo yaraje abwira mama, aramuhamagara aturutse hirya ati Mukatsi. Nababwiye ko mama yitwa Mukatsinda. Ati wowe igituma ahari ugaragara nk'utuje, ntabwo uzi urwego Mugeni agezeho. Ati uko umureba uko niyo ndeshyo ye n'ingano ye n'imyaka ye, iyo agiye kuvuga ahagarara hejuru y'umugina. Mungu mwema ni kwikora, nta uvuga ahagaze hasi. Umwana w'umukobwa ungana utya ajya kuvuga kurira umugina, yarangiza kurira umugina akamanika amaboko ati nareruye. Wiyo yavugaga nareruya tuvuga, we yavuga ko tuvuga ko tweruye. Ariko ku giti cyanjye koko numvise nareruye, kuko mu kwerura kwanjye niko gutumye ndaho uyu munsi. Nge mu mutima wanjye koko numvaga nareruye. Ntabwo rero icyo gihe cyari igihe cyoroshye cyangwa cyo gukina, kuko cyari igihe cyo bakeneye kudushyingira. Kandi gushyingirwa kwacu icyo gihe twe baza kudusaba nk'abasaba inka. Umuntu akaza, niba mwene kanaka yagushimye, yagukunze, akaza kugusaba, akabwira se, isa akaza kugusaba.
kaza akavuga yuko umwana we yakunze uwo mukobwa wabo, none ubwo baje kumugusabira. Aho rero ntabwo byari ibintu byoroshye cyangwa urugamba ruciriritse rwo kuba uri buhagarara ukavuga yuko utari bwemere ayo mategeko yuko bagomba kugutanga aho bahisemo kugutanga. Ntabwo rwari urugamba rworoshye. Nshaka n'ikintu kinaniza urubyiruko rw'iki gihe gukizwa nkanagishoberwa. Nashobewe ikintu kibananiza gukizwa. Mwa rubyiruko mwe ntabwo nzi impamvu mudakizwa. Mutsindwa n'iki, munanizwa n'iki? Ntugira urara, abenshi muba mu mageto, uriyobora, uritegeka. Mu mwanya wo kwitegeka uburara, uri umwana w'umukobwa ukitegeka kumva wakwinjiza abahungu, ukihindura utari we, ukabura izina, ukabura kumenyekana icyo uri cyo, wahisemo udafite uguhagarira, ugahitamo neza. Ugahitamo guhitamo neza. Ntabwo nzi ikintu kibanariza gukizwa, kuko mutagira nta n'intambara muhura nazo. Ariko gekanwa kababwira, ntabwo byari byoroshye, byari bikomeye guhangara umuntu w'umubyeyi. Twari dufite umusaza wubashywe cyane, twatinyaga, twaramwubahaga. Uyu munsi umwana aribaza so cyangwa nyoko yakubwira n'ikintu ugahagarara hari ukamusubiza uko ushatse. Ariko twebwe icyo gihe ntabwo ariko byari bimeze. Reka mbasabe ngo bene data, nubwo ndimo gutanga ubuhamya, ariko reka nababwire n'ubutumwa ngo byari bigukwiriye wa mwana w'umukobwa we guhitamo neza, ukaba umukobwa mu gihe utari waba umugore kuki ushaka kuba we. Mu gihe wa musore utari washaka ngo ube uri umugabo, kuki ushaka kwigira icyo utari cyo. Mwagize amahitamo meza. Nugerageje ngo wagiye mu rusengero, ejo ugafatirwa mu ngeso mbi runaka, ejo bakubona aha, ejo bakuvugaho ibi. Mwakwize kugira amahitamo meza ko ntacyo byagutwara. Gira amahitamo meza. Twebwe amahitamo twayagize tunyura no mu ntambara, mu bintu bikomeye. Uzi kugusohora mu nzu, umwana w'umukobwa wakuriye mu nka, uzi kuragira, uzi gukamuza ibiki, ntuzi ngo niba nakwirukana urajya hehe. Mu guhitamo kwanjye nahisemo ndavuga nti niba nanyirukana sinzagenda. Ntabwo nzaba nkubana ntiyambyaye, nkubana si musaza wanjye, nkubana si marume, nkubana si data wacu, nkubana ntacyo mpfana nawe. Icyo mpfana nawe nuko yanyatuje Kristo nk'umwami n'umukiza, nicyo mpfana na nkubana nta kindi. Ntabwo rero nzabayo, sinzaba nkubana. Mu mahitamo nari nahisemo nkizwa no kutaba nkubana nabihisemo, ndavuga ngo sinzabayo. Hanyuma mu kutemera rero kubayo kugira ngo banyirukane ngende, urumva byari urugamba. Igihe kimwe sogokuru araza aravuga ati ahamagara mama aramubwira ati uyu munsi Mugeni natemera kuva muri buriya busazi ndamwirukana rwose, agende ajye kuba nkubana. Abivuze nari niyicariye mu nzu mpanagura ibyansi, nahanaguraga ibyansi. Abo muri Kigali ntabwo nzi uko mubizi, ariko icyo nzi wenda barahari ababizi kuko nanjye ndi muri Kigali kandi ndabizi, nabibayemwo. Nzi guhanagura ibyansi, gutegura, gukora ibintu bitandukanye. Wenda nawe waba uhari nkuko nanjye mpari, ibyo byose ubisobanukiwe. Nari mu nzu mpanagura ibyansi. Muzehe wacu nubwo yarakuze ariko yumvaga cyane mu buryo bukomeye. Bavuze yuko bagiye kunyirukana, bagiye kunsohora no kuntwara kunyohereza nkubana. Ndavuga nari mu nzu ndivugisha, ndavuga ngo wa mana we, niba ashaka bazane n'abasirikare, ntabwo shobora kuva mu rugo ngo ngiye nkubana. Muzehe byamuguye mu gutwe. Abwira mama ati mukata ati wamwumvise Mugeni? Ataravuze ngo tuzana abasirikare. Ati yewe, ati turi Rutare. Ati nta nkumi yigaye koko. Ati mukata ati na Mugeni ngo arashaka abasirikare bikise. Ati hubwo hari data wacu wari umusirikare icyo gihe yaravuye mu rugo, aravuga ati ceceka ahubwo wabaye wabivuze kare. Iyo ubivuga Rwigamba kiri hano nkamubwira akakunshyirira mu kirere, akagutwara mu kirere agukurura hasi. Abasirikare babo nta nkumi yiga ry'umugabe. Basirikare bikise wowe ko kugushyira mu kirere ari ibintu byoroshye. Ariko iyo umuntu atanga ubuhamya uvuga nkaha, ibintu birihuta kandi ukumva bisa naho byoroshye. Ariko mu bikorwa byabyo muri icyo gihe ntabwo byari binyoroheye nk'uko byoroshye mu magambo ndimo kubivuga.
niyo mpamvu niyo mbyibutse numva n'ikizenga cy'amarira kije, numva nibuka ubuzima bwanjye bwose bwo kuva hasi, nkumva ntabwo byari byoroshye, ariko ntabwo amarira mbanyarira kuko mbabaye, ahubwo mbashima Kristo nkavuga ngo wabigenje ute, wari warabikoze ute, wabigenza gute kugira ngo nshobore mpagarare ku mahame y'ibyo nizeye, numve ntashobora kubireka, numve ntashobora kubivamo. Mfite umuryango munini bene data, mfite umuryango munini, nshobora no kugira abo mvuga mukaba mubazi muri Kigali, barahari bakomeye, barahari. Ariko muri uwo muryango nta wemeraga ngo gukizwa, yewe n'uyu munsi ntibarabyemera, ariko ndabibifuriza, ndacyabibifuriza kandi ndacyabasengera kandi ndabakunda mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni umuryango unezeza kandi ndawishimira kuko data yemeye ko nkuvukamo. Ndavuga data Imana ituye mu gihugu cyo mu ijuru yemeye ko mvuka mu muryango umeze uko mumeze uko. Ndabifuriza kumenya Yesu muzima kugira ngo tuzaraganwe ubugingo buhoraho. Bitera agahinda kandi bikababaza iyo utekereza yuko hari icyo wamenye kandi kitoroshye, ukabona yuko hari abatari babisobanukirwa. Bene data nshuti z'umusaraba, ndabifuriza kumenya Yesu muzima kugira ngo tuzabane mu ijuru, tuzishimane. Hari ibyo tujya dufatanya tukishimanamwo, ndabifuriza tuzishimana mu bwami bw'Imana. Hanyuma icyo cyo kunyirukana babona ntibiboroheye, ndababwira ntabwo nzagenda, kandi niko gusabwa no kugira birimo kwiyongera, kandi nabyo ntabwo mbyemera. Igihe kimwe hari abantu bari basabye ibintu birakomera kuko byari byamenyekanye yuko noneho Mugeni yamenye kwihandagaza akavuga yuko atabyemera. Ndabyanze, ntabwo mbashaka, nta nubwo nzajyayo. Muzehe atuma harababwira ati mumbwire Mugeni waze hano. Ndamwitaba, hari mu gitondo cya kare, ndazinduka ndagenda ngezeyo, yari yicaye mu nzu nkaho hafi y'umuryango. Ninjira mu nzu ndambwira nti waramutse, icyakubwiraga yuko muzehe yakurakariye bitarimo imikino, waramusuhuzagaho kugusubiza agacira amacandwe nk'ari ukagira ngo yarajunditse nk'ikidomora cy'amazi mu kanwa. Ubwo rero ukamenya yuko ibyawe bitari byiza. Mu mwanya wo kunsubiza nari mubwiye ngo waramutse, aho kunsubiza arambaza ngo mujye jye nawe ninde utegeka. Ndambwira nti ni wowe. Arambwira turabizi yuko ari jyewe. Ndambwira ndabizi. Urabizi yuko ari jyewe utegeka? Ndambwira nti ndabizi. Ati ubu rero ndategetse, ndagushyingira kwa kanaka. Ntabwo nshaka kubavuga amazina, nta nubwo nkeneye ibyo kubisubiramo, reka mbivuge ntyo gusa. Ati ndategetse ndagushyingira kwa kanaka. Numva ntabwo byoroshye, numva iryo tegeko rirenze ayo njya ashobora kwemera no kwihanganira, kuko ntabwo yajyaga avuga ngo tumusubize, cyaba ari icyo wemeye cyangwa icyo utemeye. Ntabwo byashobokaga yuko duhagarara imbere ya muzehe ngo tumusubize. Ariko uwo munsi numvise ntari bushobore kuva imbere ye ntamushubije. Icyo nakoze, namuvuye uruhande, nahagurutse nk'usohotse, ndagenda ngeze ku muryango ndahagarara, ariko nari musize mu nzu, ariko ndi hafi n'umuryango. Hari data wacu wari umaze gushaka muri icyo gihe. Ndamubwira nti rero nariko se, namuvuze ngo ariko se ubejo bundi Simoni ko yashatse wari wategetse ko yagiye akajya kurambagiza akakubwira abo yashimye mukajya kumusabira, mwaramutegetse? Rero nanjye wo nzashima nzamubabwira kujya gusoza amagambo. Ikibando cyabaga afite cyabagaho hafi cyo kudubitisha. Uwo mwanya umujugujugu wari hafi cyane, hagenda umujugujugu hagendage, ndirukanka mukizwa n'amaguru mbadagiye. Uwo mwanya yaje nkurikira, ndimbwa araza abwira mama ati Mugeni ntabwo natemera ko ntabwo gene nkorera ku mategeko ya Mugeni. Ibyo bintu byo yinjiyemwo by'ubusazi byamutomboye byamushajije, ntabwo gene nabikoreraho, ntabwo ari buntegeka. Ariko kuko Imana yari iri ku ruhande rwanjye, kuko Uwiteka, ijambo ry'Imana ravuga ngo Uwiteka ari ku ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? Kristo ari uturwanirira.
ninde wadutsinda? ntawe uhari. Reka nkubwire mwene data, wihanganira ibyo unyuramo, kuko nta gutsindwa kujya kuhaba iyo Yesu ari ku ruhande rwawe. Ntabwo byashobotse rero yuko banyirukana, kuko baranyirukana nkasohoka nkagenda ako kanya, nkajya mu bihuru, nkaza kongera nkagaruka ku mugoroba, nkagaruka nkasenga mu bihuru. Nirirwagayo nsenga mu bihuru, nagerayo sintuze, nirirwaga ndira nsenga ntabaza Imana, nyibwira ngo ntabwo narakwizeye kandi ntabwo sinzagenda. Ndibuka igihe kimwe muzehe yari yaje, nabwo arambwira ati ndakwirukana, ntabwo nzabyihanganira, ati ndabizi neza ubuzanambwira ngo urashaka ibyaso akibura buryo we, nzaguha bugondo. Mu nka zacu haraga kakitwaga bugondo, kavutse ari amagongoro, gakura ari uko kameze. Iyo wakagendaga inyuma wageragayo utagaragara, kaguhinduye ivumbi kubera kugenda gakura urutuguru. Ati nzaguha bugondo, muzagerana nayo muzapfanira iyo ngiyo. Niba ari ibyaso ushaka uzajyane na bugondo, iyo muzagerana naho ngaho. Haleluya. Ariko ndashima Imana ituye mu gihugu cyo mu ijuru. Ntabwo Imana nkorera yeyo nari nizeye, ntabwo yemeye ko njyana na bugondo, kandi byaje guhinduka. Namuzehe tuza kongera tuba inshuti, yaza gutabuka rimwe akatubwira uko turi abasazi, ariko ubundi akabyemera. Ntabwo yabyemeye ngo avuge ngo ndabibemereye, ariko byo kutwirukana byararorereye, ariko birorerezwa nuko twemeye kunyura mu bikomeye, twemeye kunyura mu ntambara, twemeye kunyura mu bibazo, twemeye guharamagara. Reka nkubwire mwene data, kugira ngo ugere ku cyo ushaka bigusaba ubwitange, bigusaba kubyitangira. Ntabwo ari ukuvuga ngo uzanyerera ubigwemo, ntabwo byakwemera, biragusaba kubyitangira. Kandi ntabwo ibintu by'Imana ubibamwo ugenda wishimye useka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo turi muri iyi si dufashe igihe mu ntambara. Intambara rero ntabwo ari amasasu tuzarasana ngo dufashe imbunda, ahubwo intambara z'abizera nizo ngizo. Nukugira ibyo utemeranwaho n'abatemera ibyo wahisemo, n'abatemera amahitamo yawe, n'abatemeye imyizerere yawe. Bari bafite imyizerere yabo kandi nari namaze kwitandukanya nayo. Nibuka igihe kimwe ndimo gusenga nijoro, kuko nasengaga bamaze kuryama, ndi mu cyumba cyanjye, mu cyumba nakita icyumba, ariko icyo gihe byari bitari icyumba, twabaga turi mu nzu z'ibigonyi. Hanyuma aho ngaho niba nabyita icyumba, twahitaga mu ntaruri. Niho ku buriri bwanjye ngiye kuryama ndapfukama, ndavuga ngo Mana we, nari ntaramenya no gusenga cyane, ngira ngo nk'ibyo nanasenga ubu. Mana ndagusaba, Mana yanjye sinzi nibyo nabwiraga Imana, n'ubwoba bwinshi niki. Njya kumva numva ijwi nk'umuntu mpagaze hejuru, arambaza ngo urasaba iki. Ambaje ngo urasaba iki, narikanze cyane ko nari nzi ngo ni mama ampagaze hejuru. Numva agiye kunkubita, ndabaduka gusenga, ndabireka, ndebye mbona mama ntahari. Ndahaguruka, kuko icyumba aho naryamaga wanyuraga umanukiraga hepfo ku mirambizo yanjye, nkijira mu cyumba cya mama. Ndamanuka gakeya, mbona mama ariyoroshe, mbona arasinziriye, mbona mvuga se ninde umbwiye. Nibuka yuko bambwiye ko Imana ivuga, numva ko abarokore bavuga ko Imana ivuga, ndavuga yiwe ngo Imana ivuganye nanjye. Ngaruka niruka nsubira ahandi ku buriri bwanjye, ndapfukama ngo Mana, ngo rwose ndagusaba. Navuze ibintu bibiri gusa, navuze ngo Mana, ngo ndagusaba gutsinda isi na Satani, kuko sinayiguyemo ngo ntsindwe nanirwe mve mu gakiza. Nakomereye mu buntu bw'Imana, nkomerera mu gukizwa, ndahagarara, sinareka gukizwa. Igihe kimwe mu gitondo kimwe najyaga kwitunganya ngo njye gusenga, naba nkimara kwambara ntanazindutse nkora imirimo, nkabona sogokuru arahageze yicaye nk'ariya ku ntebe. Mama yamutumyeho, yamubwiye ati Mugeni aragiye. Ureba uraho, Mugeni aragiye, araducitse. Naba nkirangiza gukaraba nkabona yahageze, ntabwo ndi busohoka ari ku muryango. Yari umugabo utoroshye, aho yabaga yicaye byonyine waramureba ukabona ntiwabona naho unyura. Abikora ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu. Ndavuga ngo navutse rimwe, ntabwo bapfa kabiri, bavuka rimwe ntibapfe na kabiri, nanone ni rimwe. Reka nkwereke. Ndasohoka, ngeze mu muryango, umugore wa musaza wanjye aho bukiri yaza yirukanka aramfata, arankura, ansubiza ati muzehe arakwica. Abikoze ubwa mbere, ubwa kabiri ndamwiyama, ndakaye, ndamubwira nti wibeshye wongere unkoreho. Ndasohoka, ngeze ku muryango nemfasha agatabo mu ntoki. Abaza mama ngo kandi iki kigiye he? Undi ati simbizi. Ati ugehe wakinagazi we? Ndamubwira ngiye gusenga. Umujugujugu, ibyacu byabaga ari mu mijugujugu. Aha ni ikibando, amaguru kiyazinge, mba nasimbutse, nirutse, ndagenda. Ati ntugaruke. Ndagenda, ngezeyo ndagaruka. Ngarutse ubwo nihishe icyumweru cyose, nakumva aje nkabura, nakumva aje nkabura.
muri icyo gihe nibwo twahise tuza mu Rwanda. Hanyuma tugeze mu Rwanda nibwo nabaye nkubonye agahenge ko gusenga, kuko nari kumwe na musaza wanjye twenyine, muzehe ntamenye igihe nagendeye n'igihe nagarukiye. Noneho ndasenga nisanzuye, ndasenga hakora ibyo ngomba gukora, ariko noneho nirundurira mu Mana burundu, numva nkwiye gushaka Imana. Bene data, ni birebire ariko icyo mbifuriza ni kimwe, ni ukumenya yuko ukwiye kugira ahitamo akwiriye, amahitamo azagira icyo akugezaho. Ntabwo uzagira icyo ugeraho utemeye guhitamo neza. Mu guhitamo kwanjye ndibuka igihe kimwe, byari nk'icyenda karindwi, ndicara mbwira Imana mutima wanjye ko numvaga Yesu yarandenze muri jewe. Rimwe ni nk'icyenda gatandatu, mba ahantu Karangazi ho nakoreraga, nahacururizaga, narahabaga ncuruza imyenda y'abana n'ibitenge. Nanjye ubwo mbese maze kujijuka, nabaye umusirimu wo kujya gushaka amafaranga. Iby'inka noneho nabitaye. Twageze mu Rwanda, Yesu yagize neza, twageze mu Rwanda turasirimuka, turajijuka, tumenya gukora no kugerageza no gushakisha ibintu byose. Icyo gihe rero ndimo kuhava njya mu rugo, ngeze mu nzira nagendaga, icyo gihe umutima wanjye nta kindi kintu wajya gutekereza. Reka mbabwire mwe abakobwa mwe, igituma baza kubatereta nuko imitima yanyu iba iri muri abo babatereta, nuko mugira amaso yo kubareba, niyo mubarora bamenye uko mubakeneye. N'abahungu nuko gukizwa nta kindi kikubananiza, nuko mwananiwe guhitamo neza. Ntabwo kamere zagupfuyemo ngo uzice burundu. Icyo gihe nanjye icyo gihe nari mu gihe nakabaye nkeneye nanjye, ariko nari narahisemo. Noneho icyo gihe numvaga umutima wanjye warashiriye muri Yesu. Mu modoka maraga indirimbo mu mutima zabaga ari zose. Noneho ndi mu modoka, ubwo nari mvuye Karangazi njya mu rugo, bari batuye ahantu za Cyonyo, ni mu burasirazuba za Nyagatare. Uko ndi mu nzira ngenda ndirimba, maze kuva mu modoka manutse mu nzira ijya mu rugo, sinamenye ukuntu byangendeye. Nisanze napfukamye hasi mu nzira. Niba narapfukamye bigenze bite? Narapfukamye ntangira gusenga. Byari nko mu masaa 3 ya mu gitondo. Nongeye nko kugarura nk'ubwenge, iri nko mu masaa 5. Sanga nabizicyuye wese singaragara, nahindutse nk'amazi. Mbaribwo numva ngize ubwenge, ntagira kwibaza hano ko hari mu nzira hari abantu banciyeho, hari bikindi hanagura. Ndahaguruka, ariko ndumva umutima wanjye waragiye. Numvaga umutima wanjye na Kristo, Imana, Yesu wenyine. Nari maze gusoma ijambo riri mu Migani 8:17 rivuga ngo nkunda abankunda, abashakana umwete bazambona. Numvaga icyemezo cyanjye ari uko nkwiye gushakana Imana umwete kandi nkayibona. Bene data, mwagize amahitamo meza azagira icyo abagezaho. Kwiyuhisemo neza bikubera byiza, niyo uhisemo nabi, ibyo byose icyo uhitamo ntabwo uzabura kubona ingaruka zacyo cyangwa igihembo cyacyo. Nabagiraga inama nka bene data, cyane cyane urubyiruko. Mu buzima bwanjye murabona yuko ndi umumama ukuze, nkunda urubyiruko. Hari abantu nkunda bakijijwe neza, nkunda abantu b'urubyiruko, nkakunda abantu b'abasaza. Abantu iyo mbabonye bakizwa neza numva banshimishije. Bene data, ndabagira inama yo guhinduka, umenye inzira ukwiye kunyuramo. Igihe kimwe nabwiye Imana, ndayibwira ngo ibyo abandi bakoze barabikoze. Wambabari ukambwira ikintu nashobora gukora, hanyuma nanjye nkabona kugira neza kwawe. Icyo gihe byari 9 karindwi. Noneho icyo gihe maze kubibwira Imana ntyo, numva muri jye ijwi. Reka mbabwire mwe abarokore, mwe batazi uko Imana ivuga, shaka Imana umenye Imana ivuga, ugendane n'Imana ivuga. Ahari n'ikibananiza nabyo byaba birimo, n'ugusenga Imana itavuga. Imana yacu iravuga. Narayibwiye ngo icyo gukora, irambwira ngo hari 9 karindwi, irambwira ngo saa 11 nta muntu uri mu rusengero. Ayiwe, numva ndabaye mbwira Imana ngo narinze ukuri. Numvaga Imana iri mumbwira ikintu gikomeye, ngira ngo nzakora, nkishima nkavuga ngo nkoreye Imana ikintu. Numva biroroshye, ariko muri iki gihe mbitekereje nsanga ntabwo byari byoroshye, ahubwo Kristo yarakomeye muri jye. Kuko urugendo rwari kuva iwacu ugera ku rusengero rwari urugendo rurerure, hari
narahacaga aho twari dutuye hari amatongo y'aho abantu bagiye bava bimutse abo bishe bagize bate nkaca mu bintu by'ibitongo aho ibizu byasenyutse hari imiyenzi yakuze isumba nageraga ku rusengero imyenda nambaye yabaye amazi umusatsi utose ariko ibyo sinabyumvaga nagera mu rusengero nkasenga nkumva ijuru ryakingutse nkavugana n'Imana reka mbabwire umva mw'abakobwa mwe bankurikiye ndimo kuvuga urubyiruko cyane kuko cyane mutsindwa kuruta abandi kuko ntabwo mushobora guhitamo ngo mushobore guhagarara icyo gihe ibyo ndimo kugeraho uyu munsi Imana yagiye ibivugana nanjye 9-7 uyu munsi ureba imyaka higeze ariko 9-7 ibyo ndimo kwinjiramo uyu munsi Imana yabimperemwe amasezerano icyo gihe ndibuka igihe kimwe Imana irambwira ikindi kintu nanone cyagiye kimfasha maze gukizwa ntabwo nigeze kwiyumvamo umwuka w'uko nzashaka je numvaga icyo nkeneye kandi nibandaho cyane mu mutima wanjye numvaga nzaba umuvuga butumwa nkumva kuvuga ubutumwa ni ibintu byatwaye umutima wanjye mu buryo bukomeye ntabwo nigeze ngira umutima ubwira ngo nzashaka ngo menye no kureba abahungu ndenge abo ndi buhitemo abeza bagize bate n'abanteretaga baga biteye nk'umwako kuko iryo namubwiraga ryatumaga atari bwongere kuza kungarukaho akagenda yumva yuko nyine kandi neza gusa nkamwereka yuko ibyo avuze nta gaciro buri uteshi ikintu agaciro utanavuze utanashakuje nukurebye akamenya yuko agitesheje agaciro ntiyongere no kukugarukaho nsubiye inyuma gato ndibuka igihe kimwe ndaho nakoreraga karangazi hari umwana w'umuhungu yigeze kuvuga ngo nirinze kuvuga amazina y'abantu ndumva ntabishaka bigeze kuvuga ngo icyabananije Mugeni ngo nuko badafite amafaranga ngo bafite amafaranga kandi ngo nantereta bizemera arabwira tejo bundi nzaba nabahaye igisubizo kandi uwavugaga ku ntereta yaramaze igihe cyo gufata amaranga muntu kwambera abagabo birukanye abagore babo mama uwo yaramaze kwirukana umugore we bari bafitanye abana 2 hanyuma aza gutereta Mugeni icyambere nabanje kumukorera nashyize intebe ku muryango arambwira ati se twakwinjiye mu nzu ndambwira hoya ntabwo ntereka agatebe ku muryango twaza igitugu yinjira mu nzu yinjiye mu intebe nyirekera hanze hashyira agakeka kari gahe nushobora kwicara ukicarire mwereka yuko ntaho muriye nawe agiye ntiyagarutse yagiye ababwira turiya ntabwo nzi ibintu biri mu bwonko bw'uriya mwana w'umukobwa niba yarasaze ibyo yagiye mwugira ngo byangije ubwonko bwe simbizi bukeye undi nanone uva mw'abakobwa mwe cyane ni mwebwe mbwira ntimukagiye numbwira ngo baramuterese ngo bamushutse bagushutse iki bya bindi mwirirwa mubeshye bafashe ku ngufu ntawagufashe utifashe ntawagufata babaye abafata bakabaye barafatiye mu mashyamba iyo naragiraga babaye abafata ariko bananiraga bandebesha batya amaso nta nubona kweguranye nawe ijambo rimwe gusa umuntu akemera yuko bidashoboka igihe kimwe umwaraza arambwiranye anyigiraho ukundi kuntu abonye mutesha agaciro arambwira ngo ikinshunga ngo mugiye ngo ikigushunga ngo nukureba amabere yawe agihagaze aho we ntawe ubikubwira ntawe ukubwira yuko ubwo amabere yawe yaguye upfuye urangiye atuba ikigushunga ayo mabere yawe namara kugwa uzemera uzagutereta uzamwumva naramaje nti amabere yanjye yaguye ati hano ku gatuza kanjye yaguye hano ku gatuza kanye ati yaguye nyine ndambwiye nibwo yamanuka akikubita muri kaburimbo hano duhagaze ntabwo ibyo byampindura icyo ndicyo ntabwo ibyo byampindura hari byinshi bitampinduye birenze kugwa kw'amabere byakabaye byarampinduye kugwa kw'amabere yanjye rero ko nubwo yaguye hano muri kaburimbo ushobora rero kuza aho ngaho bashutse barantereta ariko webwe bagutereta utabatereta koko ushobora kuba bagutereta nawe ukabatega amatwi ukabumva ukabereka yuko wanabumvise wanabakunze hanyuma ukabubahaye urwaho nshuti z'umusaraba nashobojwe n'Imana urwo rugendo narisubiye inyuma gato mvuga ibyo ngibyo ntangiye kubabwira iby'Imana yagiye ivugana nanjye imaze kumbwira uko ntawuboneka mu rusengero saa 11 ndahaboneka numva mbigize bibaye ihame mu mutima wanjye sinatinyaga ijoro sinatekerezaga aho nyura sinatekerezaga hirya yaho bahafatiraga intera hamwe buri gihe ntabwo nabyibutse kandi ubundi mu buzima busanzwe nari umunyabwo bukomeye ariko icyo gihe sinabyibukaga icyo gihe rero niho Imana yampereye amasezerano akomeye cyane imbwira yuko izampa umwana w'umuhungu w'imfura nakundaga abana kandi gushaka bitaba muri gihe ntabwo nari nzi uburyo abana bazavuka
Yesu ni mwiza cyane bene data. Niwemera kwizera Kristo azakubera uwo kwizerwa, kandi niwemera kugendana n'Imana izakwereka yuko uwo mwagendanya adashobora kugutenguhira mu rugendo. Izakwereka yuko ishoboye kandi ikora ibikomeye. Imbwira yuko izampa umwana w'umuhungu w'imfura, nzamwita Rukundo. Irambwira ngo ntabwo ari urukundo, ntabwo ruzaba ari urukundo rw'umugabo wagushatse, ntabwo ruzaba ari urukundo, ntabwo ari urukundo rw'umuntu wese, ngo ahubwo ni urukundo rwanjye. Haleluya. Iryo jambo ryanejeje umutima wanjye, binyobeza gutekereza ngo umwana nzamubona nte, kandi muri gahunda zo gushaka muri gihe ntizabagamwo. Numvaga agenza avuga ubutumwa bwiza, ibyo nkumva ibyabamera birirwa birukana babatesha umurongo babagira, ntabwo nziteza ibibazo byo gushaka. Yesu ahimbazwe cyane bene data. Yesu ni mwiza cyane. N'ibindi byinshi no kugeza no kuri ibi bya none ahangaha, ibi byose ni ibintu Imana yampaye amasezerano 9 na 7. Ntabwo numva byose ndi bubivuge ngo mbirangize, tuzagenda tubiganira nk'uko Uwiteka azadushoboza, nk'uko Imana yo mu ijuru izagenda ibitubashisha. Mbabwiye iby'ukuntu nakijijwe n'urugendo rwo gukizwa nagenze, nuko Imana yagiye ibana nanjye, nuko Uwiteka yagiye akorana nanjye muri icyo gihe. Umurimo nashoboye gukora mu rusengero, icyo gihe nari umuririmbyi mu rusengero, ntabwo ari babaririmbyi ariko bahambaye, nararirimbaga muri korari. N'uyu munsi kuririmba ndabikunda cyane. Ndashimira Imana rero kubw'ibyo byose bene data. Reka ngarukiriza aho ngaho. Imana ya Isiraheli nishoboza tuzongera dusubire, hanyuma mbabwire noneho, mbabwiye urugendo rwo gukizwa, nuko muri gihe mu gukizwa kwanjye, nuko nagendaga, nuko nasengaga, uruhare rwo gushaka rutari rurimwo. Hanyuma ngira umugisha kuwiteka nongeye kugaruka imbere yanyu, nzaza mbabwira ukuntu nashatse. Nabibwiye ntababwiye uko nashatse. Ndi umubyeyi ufite abana 6 bagizwe n'abahungu 5 na mushiki wabo. Ubutaha nzababwira hanyuma uko nashatse, nyuma y'icyemezo cy'uko muri gihe icyemezo cyanjye cyari ukudashaka. Hanyuma nzababwira uko nashatse, uko byagenze. Imana isumba ijuru n'isi ibampera umugisha, kandi ibahe gufata umwanzuro nyawo, ibahe gufata icyemezo nyacyo. We kujenjeka, we kumenya abagushutse n'abakubeshye n'abagize bate. Abagushuka nyine n'abagushuka, n'abakubeshya n'abakubeshya, ariko hari Kristo umwana w'intama w'Imana ugufitiye umugambi mwiza, ushaka kukugeza ku byiza, ushaka kukugeza ku rwego rwiza. Wikwemera gushukwa n'umutima wawe, nta nundi muntu buryo ugushuka. Umushukanyi wa mbere n'umutima wawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umutima w'umuntu n'umuriganya, ugira indwara ntiwizera gukira. Ngo ninde ubasha kuwumenya? Ngo Uwiteka wenyine ni urondora, akabugenzura, akawumenya, akagororera umuntu ibihwanye n'ibyo yakoze. Nitugaruka bene data, tuzagaruka mbabwira hanyuma ku buryo nashatsemo, kandi muzamenya neza yuko amahitamo y'Uwiteka atari mabi, ahubwo ni meza kuri twebwe. Imana isumba ijuru n'isi kandi igira neza, ibampere umugisha.